ukajya unijya amaturu ya buri joro ngo nanjye ngo nagiye ngo muri Amerika sinanageyo ubwo nzaza barusha amaguru meza ndabivuze ubarusha n'ikibuno kiza sha yewe yakawajumva yakandeka kurongora birarega bikora bahazi tubwira ikintu cyamenye kigushimisha nawe ushonje ntabwo wakwemera ko umutipa kujya hejuru biriya bikora bahazi iyo twamaze kunywa byeri rero akabyeri katugezemo wariye burushete n'ibirayi biriho ikirungo nibwo uhita ubitekereza bituma yenda ituru bituma minding ituru kugomba kurya n'ituru kwanda ngeyo naraye insinzi mu gitondo bamfite umushyuko udasanzwe tugende se sheri ku murenge se suko nguko baduteta batubeshya ngo tujye kujya muri Amerika tukohoha buretse ejo bunini bankubita randevu zareba bakobwa kuza bari ku Rwanda ndimo ndakwanga na Jessica ndabona muzanajya What's good, what's popping? Talks, that's my name. Iyi ni Top Up TV nkuko musanzwe mubizi. Uyu munsi rero twongeye twagarutse tubazaniye abantu barenze cyane murabibona kuri kamera zanyu. Hari ibyamamare bibiri. Hari umwe muramuzi yitwa Jessica Nirutwitsi ndetse na Yakamwana. Ndagushimira cyane wakoze subscribe kuri Top Up TV. Nawe utarayikora iki nicyo gihe kugira ngo ukore subscribe maze ujye ukurikirana ibiganiro bitwika nk'ibi ngibi. Uyu munsi rero kuri screen zanyu murabibona hari ba Rutwitsi babiri. Muramubona umunyarwandakazi w'ikizungereza. Ewan urasa neza cyane. Murakoze yakawe ko batakubwiye kusa neza. Mukomere cyane unankoraho se banyakubaho abayobozi. Turi kumwe na Yakamwana Rutwitsi wa mbere Kigali. Kumura nago ngukoraho mabuja gusa natinyuka mabuja koko. Jessica bimeze bite? Shanjewe ni neza ubu yakandi namumanukanye. Ushobora kwibwira nyine abadukurikiye kugira ngo bamenye ngo bagiye kubana nande. Yana barimo barareba umuntu ubari imbere utwika bakibaza se n'umuntu none nuwe. Sha uyu muntu rero bamwita Riete izindi ni Musanabera ariko izina ryo gutwika ryo rwose mu mbabarire ni Jessica ni sheri wa Yakamwana. Ni icyo kigishya cya Yakamwana. Jessica ni izina ry'Imana buriya nubwo uvuze ngo nguri sheri wa Yakamwana. Buriya Imana ikoze ibitangaza ikakundambikira mu ishuka. Nukuri ko Imana nagukurwaho n'isereri. Wankoraho iki? Wamukurwaho n'isereri. Wabagize isereri ku buryo uri bwumve ko wahagiye. Nubwo nasigara nakukaga. Ubu ufite iki ko wasangana n'akantu buriho? Hari nakugira. Yaka. Shabona ncumbagira akaguru ukagira ngo ncumbagira n'umuti. Ushobora kuba utariyereka sheri wawe. Uzambabarire unsamuzeho rwose. Wallahi niba yari bwanambo niho nganansaba ati sheri imo. Na bizu ntazi kwitanga. Ngiye uretse kukumva gusa. Reba ingofero bayambaye nk'iz'abasirikare bo muri Kongo. Nawe urimo umushyira hanze cyane. Iyi size yawe iyi nimero. Ni wanene. Niyo yanjye rwose. Izi ni za size nkunda rwose. Yakamwana mu basheri bawe bose wahuye nabo ngusi utwi. Jessica rwose mu bakobwa nahuye nabo. Uruzuye hose. Ikibuno uragifite. Ndapitse. Size yawe niyo. Ubushoboye n'abanshobora. Uri kubona abanshobora? Kugushobora gute? Mwishuka. Izina ry'Imana bura ngukubitiyemo cyangwa bazana abakarani bakanjyana. Ngukubitiyemo ka kunyange cyangwa kagurira. Nagusesera mwaya mata nagukumure. Ese Jessica reka nkubaze. Ngubu habayeho wenda hari icyumba kimwe gusa. Kandi mugomba gukiraramo muri babiri. Hari abantu babiri ugomba guhitamo hari Yakamwana n'Inyogoye. Inyogoye nayo nabonye urundi mwaratwitse. Abagabo bose babaye ab'umwamikazi. Umwamikazi ni njyewe. Cyakora umwamikazi yiki? Inshuti yanjye iyo bavuze umwamikazi abakobwa twabaye abamikazi. Ko bavuga ko abagore beza bose ari ab'umwami babaye ab'umwamikazi. Naga ninjye mwamikazi gusa. Uba abakobwa twese twabaye abamikazi. Abagabo bari mu gihugu bose nabacu. Ubuse
ako Yaka niwe wagutsindiye nubwo uvuga ngo wese ntabwo yansindiye kuko yakaburiya afite n'akabazo k'iki ko kuba atazi abakobwa baradufite. ako Yaka bimaze kugaragara ahantu henshi ngo ntago uzi kubikora. no mu kiganiro duherutse gukora yaravuze ngo niwe upfubye abantu. ngo iki ntabwo yabasha gupfubura abagore ngo kuko niwe ubipfubye. ariko uzangerageze reka nituve imbere ya kamera ungerageze. nta kibazo pe wa mugani nje nese yakareka nkubaze ni ngiye mukobwa wa mbere waba ukubwiye yuko wamupfubije. Jessica ningupfubye waraye n'ukuri kw'Imana nushaka umfungisha cyangwa se unkubite basi. nese yakatubwire utubwize ukuri umaze kurongora abakobwa bangahe. abakobwa abo kugura bo ni benshi kuko ndagura. none se ariko abo buntu bo nk'abo nyine umwana wo mu rugo utigurisha ni nka 3 cyangwa 4. abandi bose uragura. abandi ndagura. ubwo se kugira amafaranga menshi nese Yaka ngize ukuri utabeshye mu bakobwa bose babikoze nabo wagukomye n'uwuhe akakwemeza kunkoma ukumva arakwemeza kunyemeza oya Rahisa ariko wamubwiwe neza. Rahisa ariko bwaramu hari umuntu yeberwa mu cyeba. cyakora byo ibyavuze byo Rahisa niwe muntu umigitsina neza akakima neza yirekuye amaguru rwose yagize neza. ariko nk'ushobora kumugurira inkoko akanywa iyo byeri mwagera mu buriri ukabona ari kujya afatanya amaguru kuba watamiye inkoko y'umuntu umuntu akwishyura inkoko wajure kura amaguru kayagira unakinjiramo wese. nese Yaka ngize ukuri kandi nubeshe uno muntu uri aha ngaho no munyamakuru utabeshe ni yihe nama wagira indaya kugira zige zibasha gukoma abagabo zihura nabo nkuko Rahisa yagukomaguye. uretse n'indaya n'abakobwa n'abagore niba uhaye umuntu eba amaguru yarekure neza rwose ko uba wamuhaye ubishaka. yani iyo uvuga ngo umuntu arinjiye ugatangira ugafatanya amaguru bira bintu rwose mujye muri kura amaguru umuntu yinjiremo neza wumve ko wagezeyo neza. ibyo bintu cyane ariga bira bintu ntabwo ari ngiye wabiremye bira bintu biruhura ubwonko n'Imana nayo yaremye. Imana yakuzanira ibiswako. Imana rega nayo izukuni iturirwa. ariko Yaka ngo niwe mugabo wa mbere i Kigali ukunda igitsi. ntabwo ari ngikunda ngenye n'abapasiteri barahari yakaragikunda hahanda avuga ngo ashaka kurongora abana na ba nyina. mu kiganiro cyashize se yavuze ngo kujya bajye barongora abana ngo bajye barongora ba nyina. akurinde kujya gufata umwana ukungufu nyina hari wa negosiye nyine. baba gufata umwana w'imyaka 7 imyaka 10 kamutesha amashuri cyangwa umwana w'imyaka 12 14 nibo bari gutera madamu nese yakareka ngo bazi kibazo nk'umuntu ukunda ibintu cyane sibyo tuve kuri sije yo gukunda igitsina tujye kuri sije none yo kugira inama abahanzi nyarwanda indirimbo bari gusohora zibishegu gusa ubona ari izihe ngaruka ziri guteza abana bo muri no minsi. mbo bira bintu ubwo no kurarura urubyiruko ko abana biki wumva nawe ikintu yakayabonye akakibona ari umuntu ukunda ibintu. uretse n'ibyo nese Yaka nawe ariko ibintu ubuvuga usebye n'ibyararo. ababyeyi biki gihe nabo ubwabo bitwara nabi. uri umuntu w'umubyeyi uri kureba hano se wareba byo arega nawe bamba barira abantu ari kugira inama bakurikiza ibyo avuga ntibakurikiza ibintu ari gukora. abamama biki gihe ugasanga umuntu w'umumama afite abakobwa bakuru bageze mu myaka 19 18 ugasanga umumama ufite abana mu rugo ari kwambara nk'akantu nk'aka Jessica yambaye. ese uzaba uri umumama ufite abakobwa bakuze wambara akantu kagufiya nk'aka ka Jessica uri umubyeyi uzaba uri gwabo bana bawe ubuhe. ariko ubu se tuwese two wikunda nyine azahura n'abagabo nka Yaka bakunda utu tuntu kandi uri umuntu w'umudamu uri guteretana n'abagabo uri gusomana n'abagabo imbere y'abana ubyaye. ese wowe mubyeyi uzaba uri guha urugero rumeze ute abo bana.
ababyeyi nabo biki Yaka sometimes avuga ibintu biri byo nubwo nawe abikora. Binavuze nibyo nubwo buriya nujya kugisha inama umuntu uwumva ushaka kumenya ibyiza by'ikintu n'ibibi by'ikintu niba ushaka kumenya ikibi cy'uburaya egera indaya izabikubwira numenya icyiza cyo gusenga wegere pastor azakubwira icyiza cyo gusenga ubwo uzahitamo inzira ya nyayo yaka icyiza cyo gukunda ibintu n'iki uye gukunda ibintu se nubwo ni ikiraya nicyo uvuze yaka ni ikiraya pe twese turabizi ari ikiraya mbese ndi ndubiyobeye yewe ntago ndi indaya nababye ndi umukiriya wanyu uri indaya ngiye ndi umukiriya wanyu yaka uri natange mu buryo kugura burya ariko uzamera ubuntu uzamera ubuntu ushaka ugure naguhera ubuntu yaka ubundi wafashe umwanzuro iki cyane ukagishyiramo wandongo ukanjyana mu rugo ukubwira ati ngiyewe aho kugira ngo nigurisha kugira ngo nguca amafaranga nguramaye naguhera ubuntu kubera ko nagukunze yaka ubu hari umukobwa usa nanjye wagukunze twishima arahari ko gusa nawe kandi ushobora kuba uri mwiza gutyo ariko mu buriri utaryoshye ngwino turebe hano se ku karubanda yego ariko twabyumvikanyeho n'abafashe undi ku ngufu nta kibazo ubwo twaryama hariya muzo waguze zose harimo iyagukunda indaya nta rukundo abo mwabyumvikanye ari batatu indaya nta rukundo zigira indaya ibiri muri business biri gucuruza none se nyine wari bwabona umuntu ugukunda bazishyuza n'imisoro ko zikora ariko wa mugani Jessica yigeze kubivugaho ngo zijye zisora umuhanda mukoresha mujya kuzigura ubuhari n'uwa leta gute zidasora ahabwo ngewe mwebwe abakobwa kuki bataza kuba banguriza nk'uko babanguriza imfizi mukajya mutwishyura ahubwo twebwe neze iyo ufashe inyana yawe ukayijyana ku mfizi si utanga amafaranga ariko tandukanye inyana n'umuntu kuki bagiye namwe mukatwishyura sha nese inyana hari ubwo ifata umwanya wo koza ikuma yawe koza iki ikuma tumye mvuga ibishitani ifata umwanya wo oya ntabwo ari njye tumye mvuga ibishitani ni ibyawe ninjye kubwiye ngo vuga ngo ikuma nyine umva twebwe ikintu dushaka kuvuga itandukaniro ryacu ni inka twikorera amasuku urkumva turitunga twigaburira twigurira ayo ma makeup ubwo tujya kutubanguriza ngo tukaguha n'amafaranga noneho bawumva zikwiye gusora nazo inda zigomba gusora ego kuko n'abangaba bagura prudence bajya babagenera ya prudence basigaye bazigurira abakobwa b'iki gihe yego umukobwa w'iki gihe ashobora kuva Igisenyi nje gusura nangwa nkaho kuvuye Musanze uje gusura umutipe hano ba muri Gitondo umukobwa rwose kwinjira kuri boutique akavuga ati mume prudence kazikubita mu sakame nta soni bikibatera akaza zizaniye ndumva basigaye batwika ahubwo uwo mukobwa ngiye nanamushimira abaza ubwenge umukobwa rwose ukinjira kuri boutique akavuga ati mume prudence ukazikubita mu gasakame ubuze ikigiye gukora subiye akawamara icyumweru utarahura n'umukobwa mu buriri ntabwo byashoboka ngo byashoboka ngiye muri tatayime ariko ngo gahunda wari ufite gahunda yo kujya ngo igihe cyarageze cyo kujya muri Amerika ngo birangije ngo ujya Indera aho kujya muri Amerika ujya Indera sha byambayeho n'ibyago byambiriye nyine ubu wibereye station nanwe ready waragiye mba ndi state na n'ubu barwa waragiye yirebye bambu utayikomagura iyo mbonye ready waragiye n'umuntu uri kuyiwe sha utandebe uburyo nari ngiye kujya muri Amerika nkazira ready waragiye uzajyayo rya twebwe kubera ko tugendanye impunzi baradutungura ariko ubu ngubu bamaze kumfite ibizamini bitatu iki ngiki bamfashije bundi mu kwa karindwi kibaye correct guhita ntegereza rendezvous yo kugenda muri uko kwa 9 kwa 8 gutyo bishobora guca ubuse wasiga amabuja wawe n'ukuntu mukunda nawe agiye kugenda tuzahurirayo ntabwo usikaje bundi bamufatiye irembo ntabyo wabonye ayo nari mfite ayo makuru aba ba Jessica uzabasiga i Kigali wigeye yego yewe tuzahurirayo aba Jessica uzabasiga i Kigali wigeye amabuja nanze kugenda bana dosiye yanjye gasubira inyuma byambabaza byatari ushaka kwijyanira na mabuja ako Jessica buriya kuko dukoze ubukwe tugakora mariage twahita twijyanira umutinda rotari ubundi akaba ari njye uzajya usesera mwaya mata umutinda rotari nkajya nsesera mwaya mata gusa uwanjye
nkakwisunda agaseri wawe ase niwa aho hafite gereza se hano usuje nkagufungirayo kwamfungirayo ukananirwa kugaruka aha se kandi rimwe uzagenda bagufunge aho nubwo wamezayo rwose nigumira gereza wakemera kubamo urahakunda seriye ndorera ko yaka akora abagabo murarya wanyereka umwana usesera mwaya matako cyangwa Jessica ushobora kubona aryoshye ariko we n'inyogo barabaneje umukobwa ufite amabere manini ni ucyuha mu buriri none aya mabere ni kuvurura bivuze ni kuvurura rwose ari kurambikaho nkanjye kubera ndi gato nanutse rindambikaho rwose ngaherayo gasinzira nkibura yaka uri ikirayo ntabwo nindanda umukiriya wanyu neza umukiriya wazo aba ari ni ukuvuga indaya ni icuruza twe turi abakiriya ntabwo uri imbuku cyose nkamwe muhinduranya abashusho njye nta sheri mpinduranya ikariso yonyine Yakamwana ko mbona ushaka kubikorera imbere ya kamera koko arambye ngo ushumba pasi sori nese yaka ubundi tubwiza ukuri sibyo ntubeshe sibyo nuze Raisa kuki ari we mukobwa wagushajije yagukoreye iki cyatumye Raisa ntago yansajije nta nubwo ari umukobwa mwiza icya mbere amigitsina neza atitangiriye icya kabiri niyo nayabuze arankupa none cyo nicyo cya mbere ahubwo ikintu mukundira ariko ntabwo ari uvuga ngo niwe mukobwa mwiza ndongora umukobwa mwiza utereta se n'uwo barahari benshi ari ugukunda igitsina no gukunda inzoga ukunda iki biragendana tubwire ikintu cya mbere mu buzima bwawe arega buriya no kurongora birarega bikora abahazi tubwire ikintu cya mbere nyine kigushimisha nawe ushonje ntabwo wakwemera ko umutipa kujya hejuru biriya bikora abahazi iyo twamaze kunywa byeri rero akabyeri katugezemo wariye burushete n'ibirayi biriho ikirungo nibwo uhita ubitekereza bituma yenda ituru bituma mayindingi ituru ko ugomba kurya n'ituru kwanza ngeyo naraye insinzi mu gitondo mfite umushyuko udasanzwe eswe yakaba bakubwiye ngo ureke inzoga wari bwo ujya muri Amerika wabishobora kureka inzoga nazireka ariko nazagerayo nkazimwe ubuse muri Amerika muri Amerika ubundi twebwe impamvu badusize muri Amerika baravuze ati baratubwiye umuzungu yaratwibwira ati muri Amerika niho haba abantu benshi bakoresha ibiyobyabwenge hamwe bayaka rero ntabwo dushaka kongeraho abandi mube mwigumiye hano muri Afurika ubuse no muri Amerika uzabonayo ba Raisa ni muri Amerika indaya zibayo za make ahubwo ho banatangira n'ubuntu abo ikintu gihenze hariya ni ugukora ubukwe gushyira umuntu mu mago kandi hariya bya bindi mwihaye inaha mutipe mu diaspora ngo gutera inda hariya ni sakirirego bya bintu bivuga ngo uteye umukobwa inda muratandukanye niba mwarabyaranye abana batatu aho ugiye hose akazi ukora ujya guhembwa aya bana bayakuyeho kare bo biba biri muri system umva ari atari ubwo se uzashobora uzabibasha bya bintu by'abakoboye bina cyakora nanjye hari abatipe b'ingegera hano ugasanga uteye umukobwa inda uramwihakanye kandi ufite n'ubushobozi atari ukuvuga ngo ni ukubura ubushobozi ukamwihakana ukanga no gufasha umwana ukamwihakana ubu yakabaye nta mwana ugira nta n'urambeshyira ngo namuteye inda cyangwa nagutere bavuze ko icyumweru kitashira nyine n'iki ubwo se wayitera inda yakunda wayitera nk'uyu nguyu urabona yakubyarira umwana yaka urimajina ugaka ubu wantera inda ngutera inda wabugize amahirwe kahumva si ukujya urya amadolari se buretse ejo bunini bankubita randevu uzareba abakobwa ukuntu bazaba bari kundwanya ndimo ndakwanga nanjye Jessica ndabona muzanajya kukwanga ngwiki ndi ukubwira ejo bundi nibankubita randevu yo kuri estate uzareba ukuntu abakobwa bazaba bari kundwanira na Jessica azaza buri $100 wazagiye se basi ugize uwo mushingirana
oya nose mariage ni kuvuga ngiye bankubise rendez-vous nubwo namutsigaje icyumweru kimwe si ku murenge direct ubundi ni icyangombwa ni umurenge gusa y'umurenge uba ufite attestation de mariage unageze muri Amerika agasigara ugerayo ukamudekarara bikwihuta kubera ko ufite icyangombwa kigaragaza ko mwasezeranye ko ari umugore wawe. Jessica rero ndabona mujyanye tugende se sheri ku murenge se si uko nguko baduteta batubeshya ngo tugiye kujya muri Amerika tukohoha ukajya unijya amaturu ya buri joro ngo nanjye ngo nagiye ngo muri Amerika sinanageyo. oya ni ukuvuga ngo atangiye gushora umubindi icara neza ubimbwira. ashobora kuba azijyanira na Raisa. oya Raisa no kundohora umubiri gusa ntabwo ari icyuki cyakora ari nkawe nakwemeza umurenge tukawukora nanjye nkajya sesera mwaya mataye rwose. ako usesezamo iki wajya winjizamo ikirenge wajya usesera ute useseramo wese bose wajya ariko yakawe jano kugarukira hano hari abantu bari bukumve bavuge ngo yakanga avuga ibishitani kandi bo barabikora ntibabivuga. burya ngiye se arubanza naho rugambo ngiye ndi umuntu mukuru ntago ndi uruhinja ntago ndi andaye 18 amari andaye 18 nibo bakontororwa niba wowe uri umwana ukaba ugisabanye ku ipantaro ukaba ukirya mu rugo ukaba ugisabanye ku rukweto uzagendere ku mategeko y'ababyeyi bawe ugendere ku mabwiriza y'ababyeyi ariko mu gihe umuntu yikontorora wimenyera buri kimwe bibari wanene igihe uba wiyoboranye abukira umwana mu rugo aho ni sawa umwana mu rugo ni wa wundi bamenyera buri kimwe bamenyera igihe wewe wimenyera icupa ni iki kimba gito ndi managinga nta muntu managinga na mama ntago yaza kumbwira ngo fyo ahubwo twabura nkamugura agafanta muri no minsi urimo urakina mu ye film njye nyina muri Gatarina ndi gukina mu by Mutoni Asia film gose nimwigira state na mabuja ntizahitirange ntago zarangira tuzayisigira undi muntu sicano cagurize usigira cano undi muntu akayikomeza ntarebe mabuja bagiye kuducika mabuja agiye kuncika shake kuri mani zamfishe nazagenda imbere yanjye abo dushobora kuzagendera rimwe. Yakamwana rero ubu nabashimira kuba muhaye ikiganiro abakunzi ba Top Up TV. Jessica nawe turagushimiye cyane. Ngewe si uko bari buvuge ngo ngira ibigambo by'ibishego ndamaze. Jessica abazakuvuga ubundi ngereka nanjye nanakubwiye. Ntuzagendere kuri komanteri ubundi baravuga ngo amagambo ajyana n'umuyaga makambo ekinda kana mupepe barakuvuga n'ubundi ugasigara uri umuntu uzamvuga azaba ameze nk'umuntu uri kwandika ku nyanja hejuru avuge bisibama avuge ngandika mu kirere tureko bishoboka none numvuga ubwo nzaza cyambere barusha amaguru meza ndabivuze ubarusha n'ikibuno kiza sha yewe yakawajumba nakandisha yakundeka Yakamwana ravugasha muzakomeze muvuge courage kuvuga murimo muravuga nge ndi kwinjiza sibyo mukomereza aho ngaho nabanyanga kandi courage mukomeze mu nyange nta kintu binwaye kunyanga biri gutuma mbyibuha nindi kagenda muri kuvuga ngo ufite mu nda hanini nkabyuka nkora gym mukomeze muvuge mu mahubwa ni muvuga ngo mfite n'amanyoma nini nzajya ngenda ngabanya mere nk'abamisi musage Miss Rwanda garutse ndagafashe muzana amagambo zajya muri Miss Rwanda mfite swaga nifitiye vibes za dani mwewe muraho murasamye ngo muri kuvuga Jessica mukomereza aho ngaho ngo mu hit mungira umustar